ngo ijoro riba riraye. Umuntu wigeze ahura n'impanuka ikomeye cyangwa umuntu wabonye Bobo mu bitaro, uyu munsi no guhamya imirimo y'Imana. Ari umwana witwa Pamela yitiranwa n'umugore wa Debeni, ashobora kuba ari nawe. Ashaka kuvugira umuvugo abageni. Arihe Madame Debeni njya nkora ngaruka mwaka cyitwa nje gushima ko nari nzi ko kiri bubere muri iki gitaramo cy'ubukwe, n'ubundi kirimo twakijemo, ariko kubw'amasaha twagikoze kandi kirakomeje. Ndashimye nyamugira ishimwe benshi mwihangane mukomere, rijya rikunda gukora ku marangamutima y'abantu. Ishimwe ry'icyo giterane ndashimye uko mubyitegereza wenda batanzi mfite akaboko kamwe. Ndashima Imana ko hasigaye akajyaho impeta. Abahanga bajya bavuga ko ubundi runo rutoki ari rwo rugira umutsi wonyine ugera ku mutima. Abatajyaga bambara impeta ubwo cyangwa bazambara impamvu bagira urutoki bakira impeta hano, ndatekereza tubimenye. Uru rutoki ni rwo rwonyine rugira umutsi ukora ku mutima, niyo mpamvu hajya impeta. Icyo giterane njya gikora wenda hari abavandimwe bari Eric na David na none Eric. Impamvu njya gikora nta kindi cyo kwishyuza, si iki nicyo macina Imana ko yandokoye urupfu rukomeye, nubwo akaboko kagiye ariko ngiye nkabandi. Kuko iyo ntekereje uburyo narokotse urupfu ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 2021, Covid ivuyemo nibwo nacitse akaboko, ubundi nari nyafite yose. N'urupfu rukomeye navuyemo. Yesu Kristo nshuti magara, niwe wenyine wankuye mu mwijima. Yesu Kristo nshuti magara, niwe wenyine wankuye mu mwijima. Ndazihamya imbabazi ze yangiriye, umwana w'umuntu. Ndazihamya imbabazi ze yangiriye, umwana w'umuntu. Ndazihamya imbabazi ze yangiriye, umwana w'umuntu. Yesu Kristo, Yesu Kristo nshuti magara, niwe wenyine wankuye mu mwijima. Kandi Yesu Kristo, Yesu Kristo nshuti magara, niwe wenyine wankuye mu mwijima. Imirimo
kandi nyine uyu munsi nyine ikaba Imana isohoje isezerano ry'icyo yasigiye aka kaboko. Haleluya. Zaburi ndirimba siya Dawidi, Zaburi ndirimba siya Benazafu, nipa mutima aizanje fituhanya bwite nahoraga yakuvuga narebera mu madirisha bawe Yesu taro andura kuto araza azura idane yakure indirimbo yanje yarima nusageza tumami dukurudero biza kubaka yahuga izina n'abademba manuka unyusesero kandi mfita masezerano atabarika Zaburi mvutse bundi Imana imvanye mahanga muri iki cyumweru nibwo aya masaha arimo haramvamo ikinyakaboko bavuye ko gakuraho amaguru yose apfutse ntabasha gutambuka, ariko nta mwana w'umuntu wabasha kunkuraho navuye iki, kuko accident nakoze abanyamategeko baricaye baravuga ngo ntabwo bishoboka kare wabukira n'uyu mwanya baracyari mu iperereza mu myaka 3 yose. Birakomeye. Impamvu ndirimbye indirimbo ngo Zaburi nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, hari igihe kimwe iri joro nari ndimo ndarira, ineza yawe narayibonye waserutse nagutakiye abari uranyumva nagutakiye babare uranyumva yego. Ako ndashima Imana ko impaye nimba nyitera ikimpoza, nimba sinzi uburyo mwita igisebo, ikimwaro n'ipfunwe nagendanaga maranye igihe kinini kubw'impamvu wenda benshi bazi. Ndashima Imana ko kivuyeho uyu munsi. Ndashima Imana ko igikora n'abavuga bagihari. Ndashima Imana ko ikora n'abasebanya bahari, ariko nimba urimo wihane kuko ingororano zawe ni mbi. Ndashima Imana rero ko inkuye igitutsi n'isoni.
Amina. Ndashima Imana ko nkoze ubukwe ndi kumwe n'ababyeyi banjye. Ntabwo ndi buvuge byinshi kuri iyo magezeho kwihangana biranga. Ako ndashima Imana ko nakoze ubukwe ndi kumwe na papa na mama. Igihe kinini abanzi barabizi nibirebire. Imana ko ndi kumwe n'umuryango wanjye, bakuru banjye ndabashimiye, bashiki banjye ndabashimiye. Ari igihe nicara nkavanga Imana n'iryari nanjye nzumva ko ndashimira mama wa sheri wanjye. Ni umubyeyi wansubijemo icyizere cy'ubuzima, kuko ari afite ijambo yambwiye ntajya nibagirwa. Ijambo yambwiye ngo mwana wanjye, yarimbwiye ndinyotewe, ndishaka, ndibabaye. Bwa mbere arimbwira, nabwiye umugore wanjye ngo nibwo buzima nari nkeneye. Imana imuhe umugisha. Ntarondogora igitaramo cyo ndabona gisubitse, nzagitegura neza, kuko ari mfite gushimiramo abantu. Urumva amaze imyaka 3 icyo giterane ndicyo nyamoramo cyo gushima Imana ko ngeyo nyihumeka. Ndimo ndanagishima Imana ko ubukwe bubaye kandi burangiye. Navuga nyine ko igitutsi ngiye kimvuye. Mfite impamvu mbivuga, abayizi murayizi, musi muyizi uko byari bimeze. Abantu batazi wenda imperuka. Hari umunsi umwe nabonye imperuka uko izaba imeze. Abazasigara mu isi uko bazaba bababaye, uko bazaba bahangayitse, nta n'uwo bafite, n'uwo baririra, nta n'uwo batakira. Hariho ijoro rimwe nahuye n'imperuka kandi nabigizemo uruhare. Ndashimira umugore wanjye ko yanyemeye, akanemera uko ndi kose. Reka mbivuge gutya, abihanganire, ajya yanga ko mzero, ariko agiye ku giti cyanjye bitewe n'imibereho mbaho n'ikimesha umugati, nta byanjye by'ibanga byinshi babiri hanze. Yanyemeye, hari benshi batanyemera, kuko aho yansanze nyamubwira ngo yankuye mu mwijima, yansanze ntari mu bihe byo gukundwa. Yego, nari mpuye n'iyo mperuka, amfasha kuva muri iyo mperuka, amfasha kongera kuba umuntu, amfasha kongera kugira ubuzima. Najyaga mubwira ngo ntabwo wanshobora, ariko ndashima Imana ko yambereye umuti. Ndongera ndakira umuntu, anyemera mfite akaboko kamwe. Hari benshi batabyemera, ariko nyamubwira ngo ubuzima ntibuba mu kaboko, ubuzima buba mu mutwe. Ndamubwira ngo mfite umutwe kandi urakora neza, kandi ndashima Imana ko ukora neza. Accident nakoze yabaga yakavanyeho, ubwonko bukavaho, ariko ubwonko bwasigaye burizima muri buzima kandi bitashobokaga. Rero ndamushimiye imbere y'ababyeyi, imbere y'abanyetorero basengana, kandi nzi neza ati katazicuza. Iryo jambo ndimubwira kenshi, ndavuga ngo nta yandi magambo mfite, nzi ko utazabyicuza, kandi nzi ko atazicuza amahitamo yakoze. Nzi ko umuryango wanjye ntazawusebya ngo wicuze ngo kukiryara wa munsi nagiye. Oya, nagiye kandi sinzasubira inyuma. Divorce ntizarangwe iwacu. Soza, ndashaka gushimira n'umugabo. Uyu mugabo ni intwari, yihangane, ndashobora gukora ku marangamutima ye. Uyu mugabo hari impamvu yatuma atambera pari, ako namubwira ngo oya, ugomba kuba pari.
yambaye hafi ari mu bihe bigoye, nta kwezi gushize abuze umudamu. Uyu mugabo twabanye Eric Nazana, ngwino mwihangane ndasoje. Aba bagabo twabanye igihe kinini muri ghetto. Uyu ni watubanjirije arashaka, uyu ni wamubereye pare. Twabanaga muri Covid, twageze ahantu muri alimentation twajyaga turiraho, uburyo twabiryagaho tubiziranyeho, dusanga rya duka riracyuzuye, turi abanyamugisha. Ntabwo yigeze homba pe, kandi yaradutunze, n'umuntu watwishingiye aradutunga. Muri corona ntabwo twifuzaga ko igenda, twaryaga ubuki na bureba mu gikoma icyarimwe. Tuba muri ghetto tutazi ibyiringiro by'ubuzima, nta cyerekezo, nta n'umwe wafasha undi. Uyatuvamo baragiye, aramushyingira. Ndashima Imana ko twese adushyingiye. Habanje n'undi korona irimo, akurikiramo uyu, ubwo nanjye ndakurikiye. Ndasaba umuntu, saba ari n'ibyo bagiye. Ndasaba umuntu uri kuri keke. Uyu mugabo kuri 26 yego yari afite anniversaire. Umudamu we yageraga kuri 27. Ubwo rero nifuje uno munsi ku munsi w'ubukwe bwanjye n'ubundi nta minsi ishize kumufatira anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Umunsi mwiza, itariki wavutseho, ugira umunsi mwiza, pare isabukuru nziza. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, aïe, joyeux anniversaire, joyeux Shadrake, njye n'umuryango wanjye tukwifurije isabukuru nziza. Wow, uri umugabo w'intwari. Uri umugabo w'umurwanyi. Uburyo warwanya mu rugamba sinzi ko ari abagabo babasha kururwana. Imana iguha umugisha kandi nzi ko iminsi usigaje ari iy'umugisha kandi ari iy'umunezero. Mwaturiyeho ibyishimo biruta igihe wababarijwemo. Imana igushumbusha iby'inzige zariye kandi ndagukunda cyane. Turasoje ku ruhande rwanjye, ubwo n'igitaramo nari mfite mu kirarangiye ndagisoje kuri njye.
ariko ndaza kugitegura neza ndagisubiramo pe njyewe n'umuryango wanjye dusohore no afisha nka mbere twongere tugikore tuzabatumira aricyo uvuga ntacyo noneho rero tugenda ndagira ngo bashyireho umukunga ho gatoya k'iminota 2 yonyine iminota 2 abantu bafite impano bazishyire hafi nicyo gikorwa dukurikizaho yego yavuba mukunga we abantu babishoboye duhaguruke dufatanye ishimwe na Bobo. Imana yamurokoye urupfu rukomeye kandi iracyakomeza no kumurokora. Ishimwe yuzuye umutima Yesu warakoze wafunze amarembo y'urupfu Yesu warakoze ishimwe yuzuye umutima Yesu warakoze wakize You
Uvengo sawa. Sawa. Imana ishimwe. Aha. Nagira ngo hari abakobwa bari muri service nigeze mbona